umva ukuri kugira ngo nabyibagiwe ahubwo wowe reka ibintu tubijyane gahoro please reka tubijyane gahoro ifoto humura ngewe umugore namweretse ko nta ribi namwishimiye ifoto ni time ndayifata nanayikohereza kuri WhatsApp kubera yuko nsize bagiye home ubushize wowe ubwane wanyibwira uti ibintu byacu tubigenzagaho none ni wowe utangiye kugendagaho ni igiki bagwaye cyatumye ugendagaho sobanurira. Okay, reka nishakire undi muntu dukora. Oya ariko se ushaka undi muntu mukorana deal ubu. Bro, what the fuck? Chill. Ibintu byose ni gake. None se nitwica umukobwa Kamerewo yakunze twese akatwica kuri ya none atana kwita urukundo nabonye arimo nanubwo ibyo byamushiki wiwe yabakibyitayo. Tiger wowe nyumvura bizi ko ngewe ndi mama plan. We humura I got you. Wowe just trust me. Urashaka kutumushimita gusa. We wumva ko nudiriteye ubundi wowe. Twafata umukobwa tukamushimuta. Twebwe ahubwo tugakanga umukobwa tukamutera ubwoba. Ariko ubwo urumva twebwe tuzabanza twigira inshuti tubereke ko urukundo rwabo turi supportive tubashyigikiye buri kimwe cyose. Umukobwa tuzamushimuta twiyambitse amask nta nubwo azatumenya. Twe tumutera ubwoba tumubwira ati kakara gakobwa nabonye nakanyacyaro nagaturanye nakajije ukeretse icyuma cya mbere gikyaye nka kikereka igikyaye cya kabiri gahita gacanga mu kirwa. Tukabwire duti wowe uramuhungu mureke kuko nutamureka ni ibindi bibazo. Nta minsi biri ufite tugashimute tugatera ubwoba tugakange. Ko nyireke ivane mu bintu. Ariko utabwiye Kamerewo ngo nave mu rukundo nabonye arimo. Aho honda kubujije. Tiger ndakubujije. Urabizi uko ibyo twakora byose ubuzima nibwo bwibanze. Igihe cyose uhumeka mumeka nta cyatunanira. Cyetse niba utanyizeye. Kirahoba. Tasha, reka nkubwire. Nimba ari na ruswa baguhaye, njye urabizi ko nta mikino njya ngira. Uri kubyumva? Nta mikino njye ngira habi n'undi njye ufata mu maheshati. Ni wowe. Ni njye ufata mu maheshati. Wenda kubwira ngo gukora deal uranditse ukazana ibyo ngibyo. Amahoro y'Imana abane nawe wakoze subscribe kuri iyi channel yacu. Nimba uri kureba iyi video utarakora subscribe ikiza no kwakora sub kugira ngo uzakubone ibindi biganiro bitandukanye byose bigiye kuzabica ku rubuga rwawe. Iyi chaîne yaziyeho wowe ntagari yaziyeho ngewe kubera yuko ngemba nicanga kubera mwebwe no mamba ntangiye mbashimira cyane. Muraba agaciro cyane waba uherereye mu majyaruguru amajyepfo ndetse mu burasirazuba no mu mujyi wa Kigali n'uburengerazuba bwaho ndetse nawe uri twumva uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda abatwumvira bari mu bihugu ndetse bya Aziya ndetse n'Uburayi abo bose turabakunda cyane kubera yuko umutima mutwereka no kuba mubana natwe ba buri munsi bitukora ku mitima maze tukavanga Imana igibana namwe muri byose. N'ibisanzwe n'umuhungu wanyu Gasegeye muze kungomane nta wongwa na bose. Twigaruke mu kiganiro cyacu cy'uruhererekanye kiyerekeye kuri filime bita The Contract. Noneho ni ibikinguzanira tekiza kandi ibikinguzanire ubushize ubwo twari turi kuganira nababwiye ibintu bitandukanye cyane imbereka umuntu ugereranywa n'isanduku y'isezerano kwa Dawidi uko byari mugendeye nuko aka kanya biri kugenda. Rero ejo mu kiganiro twagiranye mu cyashize cya keye gikurikirana n'iki giki nababwiye ikinyoma giteguwe kiruta ukuri kuri makajagare ariko ubu ngubu gusubiranamo niyo ntwaro ya mbere itandukanye abantu kandi tuma intego z'abantu bihaye zitagomba kugerwaho. Iyo ufitanye umuntu diru cyangwa mufitanye ibintu mukorana bwirinda cyane kuba mwagira icyo mutumvikana kubera ko mutangiye kutumvikana ibintu byose babigiye gusubira irudubi biba bigiye gupfa byose. Ni nuko twinjira mu kiganiro cyacu rero ubu abantu batari kumvikana batari gucana iyaka n'urupfu cyabwatewe n'urupfu rwa Nyambo rutari kumvikanwa n'abantu babiri Tasha ndetse n'uwo bita Tiger cyangwa papa wa Bobo. Murabizi ko mu bushize batubwiye yuko bagiye gushaka uburyo ki bica Nyambo ariko ubitewe nuko burya urukundo ruri hose n'intwari ikomeye cyane rwana igatsinda kandi gatsinda ikintu gikomeye cyane. Reka mbabwire urugero hari igitekerezo cyangwa ikinamico yigeze kubaho y'urwango rukomeye cyane rwabayeho n'ubu ngubu rukivuga cyane n'aba Rumende Juliet n'aba Montage ndetse n'abakaprete bari bafite urwango rukomeye cyane rwatumye abana babo babigenderamo ariko babigenderamo bitwaje urukundo kubera yuko nyuma yaho Romeo ndetse na Juliet baje gupfa imiryango ihita iriyunga. Bivuze iki rero? Bivuze ko urukundo ari ikintu cya mbere abantu batagaciro ariko iyo abantu babiri bamaze guhura aba ari intwari ikomeye cyane kandi urukundo n'umuriro utwika ibintu byose kandi ushongesha ndetse ushobora no kuba wakaka hejuru y'inyanja maze inyanja igakama.
tekereza nk'ikiyaga cya Kivu nk'urukundo rugiye hejuru rukagikamya, urumva icyo kintu ni ikintu gifite agaciro gakomeye cyane, kubera yuko urumva mvuze ikintu gihambaye kitanashoboka, ariko urukundo rukora ibirenze ibyo ngibyo. Ngaho tekereza umunsi umwe Dawidi ari kwigendera hejuru y'inyubako yiwe, yabonye umugore mwiza, aravuga turiya mugore n'uwande bamumuzanire. Ikintu bita urukundo rero ni ikintu gihindura byinshi cyane. Urukundo rushobora kwica kandi urukundo rushobora kuzura, nicyo natwe ubwacu tubashijweho n'urukundo rw'Imana, niko Bibiliya itubwira ndetse n'abatwigisha ariko batubwira. Rero uyu Tasha yamaze kubona urukundo, ukunda abana bikundanira, aravuga ati ntibishoboka ko nyine aba intandaro y'uko uyu muburo wanjye yagira ute yajya mu mubabaro cyane, kubera yuko nabaye intandaro y'uko umukunzi wiwe mwishe. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko uyu Tasha yarebye kure, aravuga ati ntabwo ari ngombwa ko nakagombye kuba victime cyangwa nakagombye kuba intandaro y'urupfu rw'umusheri wa musaza wanjye, kubera yuko yabonye ko ari ikintu kibi cyane yabakoze. Kandi koko nibyo, burya waba umwicanyi, waba uri umuntu mubi, ariko umutimanama wawe n'uba ugomba kukugira iki, kukubwira icyo wakagombye gukora. Ibi bisobanuye iki rero? Tubihuze na Bible, wenda nshobora kubihuza, wenda wumva ari byo, ariko reka tubihuze neza. Ni ukuvuga ngo igihe kimwe Farawo yaravuze ngo reka twice abana b'abahungu, maze havamo abategeka abaganga ko bagomba kubica. Maze icyo gihe abaganga banga kubica, bajya kubwira umwami yuko abagore bo muri abo bagore b'Abaheburayi bafite imbaraga zikomeye cyane, ko bajya kubabyaza bagasanga ubwabo bibyaje. Aho rero ni ikintu cyari gikomeye cyane, ni urukundo rwari rukomeye rwatumye abo baganga batica abo bana b'abahungu, kugira ngo ubwoko bwa Isiraheli ngo burimbuke bushireho cyane, maze bajya kubeshya icyo kinyoma. Bivuze ngo rero ahantu ari urukundo ibintu byose birashoboka, nta kintu kidashoboka kiba gihari. Natwe ubwacu amahoro dufite muri aka kanya yaturutse mu rukundo. Ni ikintu mbona ndabwira, nimba uri ahantu umeze neza ukagenda mu ijoro ryose ntagire umuntu ugufatiraho ikinyuma cyangwa kwambura ibyawe, menya ko impamvu ibyo byose byakerewe n'urukundo. Hari abantu bashyize ubuzima bwo mu kangaratete kugira ngo aka kanya twebwe tuba turiho neza, tumeze neza, dushima, dufite amahoro asesuye. Bivuze ngo rero urukundo ni ikintu cya mbere. Rero Tasha nubwo ari umugome tumuzi nk'ikiyebe kitagira impuhwe, ariko ubu noneho yageze ku kintu bita urukundo rw'abantu babiri, maze ararutinya, kubera yuko bavuga yuko abantu babiri bamaze gukundana neza, Imana imanuka ikajyamo hagati muri bo ikabashyigikira. Ariko ntabwo tugiye kuvuga yuko aka kanya Imana yabiri kubashyigikira bitewe n'uko ibintu bari gukora nabwo ubwabo ntabwo ari byiza. Reka mbabwire ngo yuko burya umugore wokanye akajya gushakana n'undi mugabo wakoze ikizira imbere y'Imana, kubera yuko uwo mugabo bagiye kuzabona ibyaha n'ibyago byinshi cyane bigiye kumuzira mu buzima byiwe. Dore yuko burya Bibiliya itubwira yuko kugira ngo usende umugore cyangwa umugore yivane mu nzu, ugomba kumuhambiriza, ukamukoreza ibintu, maze ukamusezerera, ukamugeza iwabo, ukavuga niko byagenze, bakariza umwana wabo. Ariko uyu mugore yifasha akava mu nzu kuko yatonganye n'umugabo, burya nawe ubwe aba abaye igishuba ziko, nta kintu aba azimarira, nta kintu aba akoze, sibye kuba akoze ikintu kibi cyane mu buzima. Ni ukuvuga ngo uyu nyambo rero yumva ko ari mukuru, ariko ku ruhande rumwe ntabwo ari mukuru, bitewe n'uko ibyo yakoze ntabwo bwakagombye kuba bikorwa. Burya Nsabi niwe wavuze ijambo rikomeye ngo ahari ahabaye arwana n'ubuzima bwe, ntabwo ahabaye ari kurwana n'abantu, agiye gushaka amafaranga. Nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi, kubera ko amafaranga niyo yatumye bamusuzuguriramo. Ibyo nibyo niko binameze. Narababwiye ngo iyo ufite urufaranga aho ugeze hose ruravuga, aho utarufite aho ugeze hose ntabwo uvuga, bakwambura ijambo mu bagabo kandi uri umugabo mu gihe udafite icyo wakagombye kuba ufite. Dukomeje rero mukomeza mbabwira yuko buriya Nsabi yamaze kugira igitekerezo kizima cyane, kubera ko yamaze kwisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo umukunzi we mushyashya yamwemereye ko yamugurira inzu cyangwa akamugurira ibintu byose bihenze n'iraziri, ariko Nsabi yavuze ngo ntabwo bishoboka, yuko nimba unashaka ko tubana amafaranga yawe yashyire kure, kubera yuko njyewe ndashaka kwigira mba umugabo wa nyawe. Kubera yuko impamvu yavuze iki kintu mubashe mu cyumve, benshi cyane iyo babona n'amafaranga ufite baragusuzugura bakagukoresha ibyo bashaka. Nibyo Nsabi rero yanze, bitewe n'uko Nyambo bari bakennye ariko bafite amahoro n'urukundo. Nyambo abivuga byose, maze arirukanka agenda ikurikiye ifaranga, maze Nsabi abona ko aya mafaranga nta kintu amaze, arangiye avuga ati njyewe aya mafaranga ntagiye nzigera nyemera ko nanayaryaho. Burya amafaranga yose ni amafaranga, ariko amafaranga avuye mu kibi niyo wayaryaho, burya n'umutima wawe ugushinja ibyaha. Nsabi n'amafaranga yakiyaryaho yari kuba akoze ikosa
reka mbivuge ko ari ikosa kubera yuko byari bigaragaye yuko ashyigikiye Nyambo mu bucucu cyangwa mu bugoryi yakoze, kubera yuko ibi ngibi ntabwo ari iby'umukobwa w'i Rwanda yakagombye kubukora. Yego ubukene n'ibibazo ntabwo bizabura ku bakene kandi intambara ntabwo zizabura ku bantu, ariko se kutuzirwana gute kugira ngo tuve muri ibi? Gukemura ikibazo se, kugira ikibazo si ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukuntu ukemura cya kibazo, ukuntu kikuramo neza udahungabanyije byinshi cyane. Mu gihe Nyambo yumva ko byari ngombwa ko afata amafaranga n'Imana yo kuyaba yamuhereza bitewe n'uko Imana ntabwo ijya ibyemera ko umukene apfa kurengana gutyo cyangwa apfa gupfa gutya. N'ibireba muri karitsiye uzasanga abantu benshi cyane bafite ubukene Imana ibakunda cyane, kubera yuko niyo wamwica ntabwo ajya ashobora gupfa umucira kobo, maze Imana ikazinduka imucira kanzu. Bajya bavuga mu Abanyarwanda bavuga yuko umwanza gucira ikabutura Imana ikarara iyikudodera. Bishatse kuvuga ngo Nyambo rero yakagombye kuba yaratekereje kenshi akibaza ngo izi miliyoni 70 bambaye z'icyumweru kimwe ngata umugabo wanjye nkunda nkajya kuryamana n'undi mugabo mu nzu, ibyo byo bizacura iki? Ese abantu bazabyumva mu mafaranga bazumva ko byari ngombwa? Yego dukurikirana ntawe kiza atakuzi ikosa, niko njya numva bavuga, ariko ntabwo ari byo mpamvu twagombye kujya twitwaza ibintu ngibyo ngibyo. Sizi niba ari iki kiganiro kiri uri kucyumva neza ukaba uri kumva hari ubwenge dufite cyangwa hari ikintu kiri kukumarira. Burya iteka ryose nuburamo ko ufite imbaraga zawe ukagenda mu gitondo ujye ugenda nk'umuntu uvuga ngo ngiye gukora ibi ngibi kandi ujye ubanza Imana imbere, ibintu byose bizakunda. Uyu Tayiga rero we ntabwo ari kubyumva, yumva ko ibintu bye byose burya inkora amaraso buri iteka ryose abiba yiteguye kuyakaraba. Yumva ko na Nyambo yakagombye kuba apfa kugira ngo babone miliyoni 50, ariko se batekereza yuko ubwo umugabo Cameroon, mvuga Cameroon mwumve Kiramani, bitewe yuko iyo tumaze kugera kuri Tayiga ndetse na Taisha hagati yabo duhita tuzanamo umuntu bita Kamurewo, ariko tugeze kwa Nyambo tuzana Kiramani. Niyo mpamvu tuyuwa Kamurewo ntago akakanya bamaze kubura umukunzi wakunda akagiye mu iperereza akamenya bamwishe byavugira, ahubwo diru zose zahita zikangirika kubera ko n'uyu Tayiga yahita ajya ku rutonde rwa mbere rw'abantu bahigwa na Kamurewo. Ndetse na Tasha yahura n'ibibazo bikomeye cyane kubera ko yaba yargize uruhare mu rupfu rwa muramukazi we kandi yakagombye kuba yarashyigikiye umusaza we mu rukundo rwiwe. Ariko igihari akangaka ibintu mwebwe mutari kubona njye, ariko njye ndi kubona umugambanyi wagambanira Kamurewo agiye kugaragara, kubera yuko ubu ngubu ndatekereza yuko uyu mugabo uyu Tayiga ari inyuma y'ubugambanyi bwose bukorera Kamurewo, bitewe n'uko Kamurewo yanze kugenda cyangwa yanze gukora ibyo Tayiga ashaka byo gusubira mu bupushayi. Mbita ubupushayi ni ikantu kaba koroshye, ariko ni muri gangster yabo yo gucuruza ibiyobyabwenge n'ibindi byaha byose bitandukanye bagiye bakorana. De contract rero nuko muri kugenda mubibona biri kugenda bizana amakontara. Tekereza kuba umuntu agiye kugwa pasi yangiza ahubwo atereka dusinyanye kontara kubyo uzanyishiza byose mu rukundo rwawe n'uriya atazi neza nimba zanamikunda. Reka mbabwire umuntu wakunze nta kintu wakora, niyo wamuzaniye ibintu byose byose yakunze umukene aba yamukunze, nta kindi kintu warenzo kugira ngo niyo wamuhereza iki ukavuga ati Kigali yose ndayiguhaye ube umulandlord wayo wa Kigali yose, abantu bose barimo bajye bakwishyura, ntago wabyemera kugira ngo ute wawe undi wakundaga. Niyo mpamvu urukundo ari ikintu gikomeye cyane kinatsinda cyane. Buriya Nyambo yibeshye ku rukundo arwitiranye n'amafaranga. Hagati yiwe na Kiramani bashobora kuba bategereza ko ari urukundo ruhare, ariko nta rukundo ruhara, ahubwo igihari ni amafaranga. Nibyo njyewe ndi kubona. Niyo mpamvu mbabwiye ngo uyu Tayiga rero nawe ukuntu mwebwe mutabizi muri ubugambanyi bwakorewe Kiramani bwose bushobora kuzamugaruka ku mutwe, bitewe n'uko Kiramani cyangwa Kamurewo yari ari kwiyuburura aba Kiramani ava mu bibi kugira ngo yigendere mu byiza. Nsabageze ku ishanse mwabonye ko hari abantu benshi cyane ugera mu kazi ugasanga ntago bakwishimiye na gato, nkaho aho hantu uri bakagombye kuba bari kandi bitanashoboka. Ntago yaba double character, ntago byashoboka, bitewe n'uko umuntu ni umuntu umwe uhoraho, yagiye mu kazi agomba gukora ari umwe. Ariko umuhungu bitacyuwe abashaka yuko yakibera umuyobozi wishanse, kandi ntago byashoboka ko wayobora ufite umutima umeze nk'uriya, ahubwo bigusaba ko wiyoroshya nk'amazi. Buriya amazi aterura ubwato, ataruka amazi yo aremereye cyane cyangwa akomeye, ahubwo ubwato nibwo buba bukomeye. Ubwato bukorwa mu biti cyangwa bugakorwa mu byuma bikomeye binaremereye cyane, ariko amazi arihangana ubwato bukareremba hejuru. Kandi ikindi kuba ubwato butamanuka bujye mu mazi hasi, ntabwo ari ukubera ko ubwato buba bworoshye, ahubwo ubwato ni ukubera yuko bwiyoroshya hejuru y'amazi bukagenda hejuru y'amazi kandi ntagire ikibazo kiba. Urundi rugero narahereza, buriya indege nayo, indege iri mu bintu biremera kandi bikozwe n'ibintu bikomeye cyane, kubera ko akayakenge gato gashobora gutoboka ku ndege yose gakuna impanuka. Ariko indege iguye mu mazi ntabwo ireremba, ahubwo
ahubwo ihita imanuka hasi mu ndiba y'inyanja. Niyo mpamvu babwira ngo kwiyoroshya mu buzima bwa buri munsi, kwiyorosa aho uri hose ni ibintu byiza cyane bituma ubuzima bwawe bugenda neza kandi icyizere cyo kubaho. Ndetse nubona abantu barakize uzamenye ko ari igihe bageze bakicisha bugufi, bakemera kurya ubusa, bakemera gukubitwa maze bagatukwa, ariko ngubu akaba bari ahantu heza. Niyo mpamvu nkubwira ngo nimba ugize amahirwe kugera ku kiganiro kuri uyu munota aka kanya ndi kuvuga ngo ubwe ngo mu bintu byose witware neza kandi ujye ugira imbabazi zibe imbere nibyo nakwisabira. Rero sinzi reka iki kiganiro tugisoreza aha ngaha. Mu biganiro byacu babizi ko ari iby'ubutaha kandi bihora biza bigiye bifite ibintu byinshi cyane, inama ndetse n'inyunganizi nyinshi cyane wagira watwandikira muri comment, kandi nimba wowe video uyikunze cyangwa iyi record uyikunze wayohereza mugenzi wawe kugira ngo nawe ubu butumwa ubashe kumugeraho, maze dukomeze dushyigikire sinema nyarwanda. Ndabakunda, nimuze ku Ngomane Gasegege, kora subscribe ndetse share na comment kugira ngo dukomeze tubane neza mu twagura umuryango mugari.